buri kantu bari kumushinza yuko ngo yafungiranye abakobwa. bamusanze iwe cyangwa yabasanze aho baba? Bamusanze iwe. none se koko urumva yarakoze ikosa? Bivugwa ko ari abakobwa ngo bashaka ko abazamura. mujye gukundana nimba mwarahuriye ku mbuga nkoranyambaga simba mbizi sibyo sha ntabwo aba ari byiza gutandukana n'umuntu wawe ngo bijye hanze bijye hariya umuntu abyumve undi abibone ntabwo aba ari sawa sibyo. nimba mukundana ukwanyu nimunatandukana mutandukana ukwanyu ntabwo ari ngombwa ngo nimba mushwanye isi yose ibimenye. ubwo uri umuhungu wakipevera abakobwa barenze umwe ukanafunga. Nanjye iki kibazo ndakibaza. oya sha abahungu nabo tujya tugeraho tuborohereze ni ukuri. hari igihe dukabya Abakobwa rega muri iyi minsi ngo mumeze neza. ariko sha kumera neza gutugo. Ako dia ibaza uri umukobwa waguha amafaranga agashaka none uri umukobwa ukunda n'agahiti. Sibyo? Urumva waba ukiri wa Diane dusanzwe tubona. Mumeze neza. Ni wa muhungu wanyu ndetse na wa mukobwa wanyu Diane. Dia, umeze neza? cyane. Turakwakiriye ku Ibaba Studio. Patrick ari he? umva yabyukiye mu kazi namubuze nanjye. Ngo bari ibyumba. Mbere cyane. Ibyumba harya ubundi ni he ubwo ngubwo? Gicumbi. ntaranze. Abantu mutubwire igicumbi niho ibyumba cyangwa ibyumba biri ukwabyo? ibyumba biri Gicumbi. Ibyumba biri Gicumbi. Iwabo ibigage. Niba utari unabizi niba ushaka akantu k'akagage niho tuzajya kukanywera. Cyatuma amagaye tumubwira tumanukanire nk'akaritiro kamwe. Si byavamo? Dia, iminsi se yagendaga? sha iminsi raho buhoro Mm. bakumbura. Ng'abantu barakubuze. ibaze ko nanjye nsigaye noneho naribuze pe. ariko ndahari iminota mike nzajya mbona nzajya ngerageza mba Uze ubakubite yambu ukomeze cyane ko hano ku Ibaba turi no kubategurira ibindi bintu byiza cyane abantu bari kubona tutarimo kurekura. Bategereze baraje babone. yego Nibategereze baraje babone imijugujugu ya danje. Dia, sasa muri iyi minsi hari ibintu bimaze iminsi bisirikira. Njye ntabwo nshaka kubyinjiramo. Ngo sasa ngo ngaho ngo buri kantu baramufunze ngo ngaho ngo kanaka ejo baramurekuye. Ngaho ngo ntabwo biba bintu nshaka kubyinjiramo cyane. Ahubwo nyuma ngira ngo bitubere isoni biduhere urugero biduhe isomo sibyo? Biriya bintu wowe ku giti cyawe ubundi ubifata ute muri sosiyete? nanjye usibye kubyumva bihita nyine Kubona umuntu bashaka kumuvuga nyine bamara kumuvuga mu gitondo ukumva bamutayemo kandi biciye ku mbuga nkoranyambaga. navuga ko kwangirika kw'ikintu ari akanya gatoya sibyo? Aho ntabwo imbuga nkoranyambaga zaba zigiye kujya ziba ni victime rubanda rugufi. umva Ijisho rya rubanda kabisa. ariko akenshi ibiba byavuzwe biba byabaye sibyo? iyo bibaye ahubwo menya ngo wa muntu byabayeho yabyitwayemo gute. Murangira ahita abyanariza amara kubyanariza naho ngo bagahita babona. umwami niyica hica iki rubanda sibyo? Nuvanga izi mbuga nkoranyambaga zacu muri iyi minsi zabaye ijisho rya mugenzi wawe. hari ubundi ngo byari byagenze bite kuri ni buri kantu ni buri ngune buri kantu ntabwo nabashije kubyinjiramo cyane ariko buri kantu bari kumushinza yuko ngo yafungiranye abakobwa. bamusanze iwe cyangwa yabasanze aho baba? Bamusanze iwe. none se koko urumva yarakoze ikosa? Bivugwa ko ari abakobwa ngo bashaka ko abazamura. abazamure mukize? Nk'ubu ukajya kureba niba wibuka neza cya kiganiro ugeze gutanga wambaye ikote ry'ubururu. nagiye kureba umuntu. Wagiye kureba umuntu akuzamure muri filime. buriya reka nkubwire. Agahita agufungirana. Yamara gufungirana nawe ugahita uhamagara.
sintekereza ko umuntu yagufunga ariko ngakurikiye telefone ngo ube ngaragufunze. nyine ntabwo aba ari ukugufunga ahubwo ubwo haba habayemo kutumvikana ku kintu runaka sibyo Wasanga niyo cyatumye bamukuramo. Ejo yaraserebuye koko. ariko si ubwo ari wowe nuko Ngo ntabonye babuze turiye. Nibyo bari kuririmba. Usiriya Oya. ndirimbo yabo nsigaye nyikunda pe. oya nyine hari ukuntu usanga umuntu yarenganye sibyo ntabwo uzi twebwe tuba turi hanze tubyumva byagiye hanze tubyumva byabaye ariko la majorité ntabwo abo bakobwa bagiyeyo mana badafite gahunda zindi zibajyanye sibyo Uya bari bafite gahunda y'uko bagomba kugenda bakaganira ukuntu agomba kubazamura. none se ubwo uri umuhungu wakipevera abakobwa barenze umwe ukanafunga Nanjye iki kibazo ndakibaza. oya shaka abahungu nabo tujya tugeraho tuborohereze ni ukuri hari igihe dukabya hari igihe dukabya Abakobwa rega muri iyi minsi ngo mumeze neza. ariko kumera neza gutuba Ako dia ibaze uri umukobwa waguha amafaranga agashaka none uri umukobwa ukunda n'agahiti. Sibyo? Urumva waba ukiri wa Diane dusanzwe tubona. ariko ikintu mbona hiti ntango ari umuntu uyiguha sibyo nguhe nk'urugero igisupusupu ninde wamuhaye hiti si akantu kamwe yakoze Nyine hari ukuntu n'Imana Nyine ibishyiramo reka akaboko. nkubwire, imana yabigiyemo wowe uba hiti nyine sibyo ariko kumbwira ngo nje kureba ngo runaka nka nkore sha byabaye rimwe si byakongera ntabwo byakongera Bari bakunanguye. ariko mana abahungu bo muri iyi mihanda mwubahwe nanabasuhuza cyane ewana muteye ubwoba Aya n'abatari mu mihanda ariko ndabona agara ubundi abahungu bose bubahwe By the way, abantu bacu twongeye twabahaye ikaze ku Ibaba Studio ni nk'ibisanzwe. Turabanza tugacishamo then kubera ko ikaze ryo murihorana tukaza kongera tukabasubira inyuma gatoya tugatangira tubabwira ngo yambu aho muherereye hose abantu basuhuze bawe abantu banjye baba bamaze kuba benshi mama yakera bamashazinze abantu basigaye bihererana gute se gute ndabasuhuje cyane ndabakumbuye niko nabyita ntabwo ndi kubabona neza nk'uko bikwiye gusa sinabarenganya nanjye ntabwo mpari cyane nk'uko maze iminsi wari urwaye ako noneho nawe usigaye ibintu byose ubigira kurwara nawe warakize nabaye inzahare narakize ubu ngubu tugiye kubatwika tugiye kubarekuramo ibintu by'imiriro bafitiye iki muri iyi minsi shaka ari ibintu bya danje ntibategereze bihanganyeho gatoya bawita Ibaba Studio biriya bintu sinzi uwakugira nka Muyango n'iki wahindura nahindura ku byerekeye iki ku byerekeye uriya umubano we n'umugabo we rega se ibintu by'abagore n'abagabo ntabwo wapfa kubimenya sibyo ese kuki mureba ku ruhande rwa Muyango si umugore n'umugabo oya ngiye ndi kuvuga ku ruhande rwa uri hano imbere yanjye nk'umugore nk'umudamu nk'umukobwa nahindura ikintu bitewe n'icyo napfuye n'umugabo wanjye sibyo nimba wenda nazize kuba nkunda gukanda amazi nkagabanya nimba nanywaga 10 nkanywa kamwe nimba nanywaga kamwe nkajya nywa gato wakemera guhindura ibintu byose kubera umuntu of course ushaka kubaka se ubwo niba uri kwibangamira no erega usanga kenshi abagabo ibintu badusaba atari byo kudusenya sibyo rega bakobwa iyo mumaze kubona ko namwe mwanya mwihagije namwe iyo mwihagije njye nihagije sinaza kugushaka sibyo nihagije sinagushaka rego burya si buno hari igihe ubuzima tuba twarahuriyemo abatari bwo buzima tuzakomezanyamo kandi hari igihe ugera imbere ukahatwika nimba tutakomezanya buno buzima bubi twatangiranyemo ngo nitugera no mu bwiza tubanemo twaba turi kurwana n'ikizi nuko bireka tujya tumenyana turi mu buzima bubi nitujya mu buzima bwiza dutandukane imyumvire ya bamwe na bamwe niko imeze ahubwo biterwa sibyo bajya ngo ufite umufatanaga ijosi siko njya numva bavuga buriya Muyango aba afite nyine umuntu umubwira ngo mani ngo mureke ngo ejo n'ejo bundi uzabaho sibyo ese ubundi uya nabo babayeho ejo ubundi se simwamenyanye mukuzi ariko uba wishuka uba wishuka wa muntu uko byagenda kose uramukenera sibyo ejo bundi nibwo nabonye ikiganiro cyawe urimo kuvuga ngo
kuba kiharya Hmm? uri kuvuga kuba ki ndabizi se kateo ikodi ndaza nyine dia wowe gira ikintu ubwira abantu bose bumva ko ibintu ushaka guhinduka gatoya n'umubano bari bafitanye n'abantu bwaratanduka ugahita urangira cyangwa se abagabo nyine bose baraburi nyine ku mpande zombi ntabwo nta hantu ndi bubagamire sibyo ariko ndajya ku ruhande rw'abakobwa mbabwire ngo ntihakagire akantu gatoya kabaho ntihakagire ikintu kiza mu rugo rwanyu tu ngo muhite mutandukana. Ikindi cya kabiri mujya gukundana nimba mwarahuriye ku mbuga nkoranyambaga simba mbizi sibyo ntabwo aba ari byiza gutandukana n'umuntu wawe ngo bijye hanze bijye hariya umuntu abyumve undi abibone ntabwo aba ari sawa sibyo nimba mukundana ukwanyu nimunatandukana mutandukana ukwanyu ntabwo ari ngombwa ngo nimba mushwanye isi yose ibimenye harya ubwo uko niko gusitara oya ntabwo numva ko ari byo tu wenda umuntu azahura nabyo yego nshobora guhura n'akabazo runaka ahantu nkanjye umuntu akavuga uriya muntu ndamuzi kwibaba ibiki n'ibiki sibyo ariko ntabwo aba ari sawa ngiye numva imibano y'iki gihe iragoranye byatari n'abagabo yego ntabwo ari innocent ariko ntabwo aba ari sawa ngo nimba ushwanye nanone n'umugore wawe wumve ko solution ari ugushaka undi ese ugiye gushaka we ubuzi bizagenda bite abadamu twese turi bamwe n'abagabo kandi ndahamya neza ko abagabo bose ari bamwe sibyo nimba utakunze ikintu ku muntu mwegera umubwire singikunze iki kintu sikinyura rimwe kabiri gatatu nibyanga mushaka indi solution y'ukuntu mwakemura ibibazo byanyu apana kuvuga ngo mwashwanye ngo mwatandukanye ntabwo gutandukana cyangwa gushwana n'umuntu ari byo bigaragaza yuko mwasitaye wapi ese mujya mwibuka yuko mama mufite abana wa mwana uzajya ku ishuri akavuga mama na papa bari kubavuga gutya na gutya oya ntabwo ibyo bintu ari byiza kabisa nkanjye rero barumva sinzi umuntu twagirana ikibazo cyangwa se twaba dukundana mba numva uko byaba bimeze kose nta mpamvu yo kubizana imbere ya kamera kuko iyo turi kumwe inyuma ya kamera ntabwo muba mubireba ni gute dushwana bikaza kuri kamera mwabagore mwe mwabagabo mwe tugerageze kabisa ibyacu tubigira ibanga kuko iyo tubishyize hanze niho bahera natwe batwota bivugwa ko abakobwa bakina nyine bashyira n'utuvido tw'ubwambure twabo hanze iki barimo gukora ibi nawe nyine urumva intera biba byafashe ariko ibyo ngibyo reka nkubwire sibyo se nabyita nk'aho ari ugushaka amafaranga aba ari gucuruza nimba bari gucuruza azi ko bimwinjiriza ngewe ikintu cyose cyinjiriza umuntu ntabwo nakiveba pe nimba cyaba kimwinjiriza bashaka bajya bahashyira n'ibindi ntavuze ariko winjize nyine tu ariko winjize uzi ngo icyo kintu ndi gucuruza ejo bizaba bimeze biti inama nabagira nyine barebe ibicuruzwa bari gushyira ku isoko yuko ejo bitazaba byataye agaciro kuko nimba umuntu ashyize ubwambure bwe hanze ukabubona ejo akongera ukabubona ntabwo biriya biboro bijya bihinduka urumva ejo ushobora gusanga nta muntu ugifite santima zo kuba yakureba rero nshuti zanjye abantu bakundana abagore n'abagabo mbere na mbere nimutandukana mwirinde kubishyira hano hanze kuko biteye iseseme pe niko navuga abakobwa ubundi nk'umusore utarashaka yatekereza gushaka gute areba ibintu biri kugenda biba mu ngo z'iki gihe umudamu sewe cyangwa umukobwa byagenda bite abakobwa namwe byo gucuruza ubusa bwanyu nimba bikwinjiriza sawa curuza ariko umenye ko nyuma y'iminsi 2 cyangwa 3 bwa busa nta muntu uzaba ukibureba nta muntu uzaba ukibukeneye nenje kubasuhuza nanabashimira ko mukomeje kwihangana kuba ntari kumwe n'umuhungu wanjye Patrick ariko muri iyi minsi turabonana kabisa akazi kari kutugonga ari kenshi kandi binatewe na projet yindi dufite kubaha muri iyi minsi nayo iri gutuma tubura rero ciao ndabakunda cyane.